umugisha w'Imana, amahoro y'Imana, gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none rero turi kuri tere mu rugo kwa Mama Lionel, aho yahoze ari mu gikorwa cy'urukundo kire yatangije cyo gufasha abakobwa babyariye iwabo, ndetse akafasha abana babo bari mu buzima bukeneye imfashabere, imfashamirire, aho yari ari kubagaburira iwe mu rugo. Nicyo gikorwa yagitangije. Turageze rero tubasanze na mama we, dore nguriya muramubona mu kanya, ariko turamuzana muri frame mumurebe neza aho turaba turi kuganira nawe. Turabashimiye rero cyane, ndabona n'abandi barimo bagenda baza gake gake, ariko nubwo nari nsanze kirangiye niyo mpamvu navuze ngo dutangire ikiganiro. Mwaramutse neza mubyeyi? Mwaramutse. Amahoro y'Imana bane nawe. Murakoze namwe muyahorane. Nshimishijwe n'Imana mu mutima wanjye yuko uyu munsi wa none ibyari biri mu nzozi, ibyari bikomeye, ibyari bisa nkaho bitafite ishusho, byibuze uyu munsi hamwe n'Imana n'abantu b'Imana bagufashije na leta muri rusange ubiha ishusho. Imana ikwishimire cyane. Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intera gatandatu y'abadiaspora, abantu mwakoze subscribe kuri Evangelist Mama Lionel, abantu mukunda umunsi ku munsi, Imana y'amahoro ibahumugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Uyu munsi wa none rero dusuye Mama Lionel, turagira ngo tuganire nawe muri icyo gikorwa. Murabona inyuma ye gakeya muri frame, murabona yuko mufataranyije n'ibikoresho byose umugani wabo byose bigihari. Reka tubegere baha ijambo n'umwanya. Ijambo bararihora, nawe ugomba aho umwanya babaganirire, baganira na mama we, gende batubwira ese iki gikorwa bakibonye gute, baragenda batuganiriza. Murakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye abantu badukurikira kandi banadukurikirana. Uyu munsi ikiganiro dufite muraza kumvamo amajwi y'abana bari gukina kandi barashimishije kubareba. Bamwe bamaze gutaha, abandi baracyahari, abandi bari kwinjira. Muraza kwihanganira kumva amajwi, nako muraza kwishimira kumva amajwi y'abana kuko birashimishije kubabona. Murakoze cyane, ndakwakiriye mama. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane ko unyemereye kwicara kuri kamera. Ndabizi ntubikunda, ariko iki ni ikimenyetso cy'uko cy'igisobanuro cy'umubyeyi. Turagira ngo turaje mu kanya dutangire tuganire, dusenge, tuganiriza abantu impamvu y'igikorwa. Ese ibi bintu dukora ubundi byatangiriye he? Tubyigira kuri bande? Turaza kubisanga muri Bibiliya. Abantu bazi ko nkwita mama, ariko mufite amazina mwitwa, ndagira ngo mwibwire abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Yego, nitwa nyina w'Ingeri Kayego Mariam, ndi umubyeyi, aba n'umubyeyi wa Mama Lionel. Amateka ni maremare. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mu giterane abantu bagerageje kudukurikira, twagerageje kubasobanurira impamvu y'uko ari umubyeyi wanjye. Nkinjira muri uyu mujyi wa Kigali yaranyakiriye, arandera, ambuza kuzongera kugira ikibazo mbwira mama Margarita nkuko mpora mbibabwira. Arambwira ati ujye umbwira ikibazo wabwira umubyeyi. Mwigiraho byinshi cyane, ndetse n'iyi gahunda yo kugaburira abana kugira ngo biyongere ibiro, kuko umudugudu ntuyemo nta bana bari mu mutuku, kuko bagerageje kubaho neza. Ni ukubongerera ibiro, kubahuza. Abana iyo bahuye baravurana, abana iyo bahuye barakina. Natwe turi kubona abana bakina, nk'ubu ndi kubareba aho bari kurira akamodoka, aho bari gusakuza, nkumva nanjye bari kumvura ama stress. Imana rero ibaho umugisha, kurya nakwigiyeho byinshi. Kandi iki gikorwa nayo nakibwiye abantu ko nzagitangiza, igikorwa cy'urukundo. Turagira ngo mu kanya tuze tuganirize abantu, ariko nagira ngo dutangire dusenga nk'uko turi abana b'Imana, turi abarokore, turi abakozi b'Imana. Nagira ngo dutangire dusenga. Karibu mu dusengere. Murakoze cyane. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umucunguzi wacu, mutoza wacu wa buri munsi, uwo twigiraho ku birenge bye.
turagushimye kuri iki gihe uduhaye kuba turi hano mu rugo rwa mama Lionel umutware n'abana be ahantu wemeye yuko atura mu gihe runaka kubw'ibyo turagusabye umugisha ibikorwa byose biri bukoreke hano hantu n'ibyahakorekeye kwakira abana bato benshi n'ababyeyi babo ndetse no kwakira n'abandi bakiza no gukora umurimo wawe iteka ryose bihore kuri twebwe iteka ryose uduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha mwinshi cyane abantu badukurikira rero kuri no channel ya Eva mama Lionel banzi nk'umuntu ukunda kubaganiriza ijambo ry'Imana kubahugura no kubaruhura mu mutwe baba bimbwira ngo nta stress bagiriye bankurikirana ariko tuba twabagereyeyo tugakora nibyo mwagakoze muri hari abantu bankurikira bari hanze y'igihugu abari nkurikira bari mu Rwanda iki gikorwa natangiye mba nabagereyeyo ni nko kugerera abantu kuri tere bati mama Lionel nicyo kintu wakoze cyari gikenewe kuko turi abakozi b'Imana tugomba kurenga ibya Bibiliya bya muvuge ngo Imana byo gutera haleluya dukwiye gukorera Imana mu rwego dukwiye kurenga kuvuga tugakora impamvu rero nabahamagaye mukaza kumfasha iki gikorwa kugitangiza mwakoze cyane abayobozi bari hano abayobozi b'umudugudu w'amasangano ndabashimiye cyane by'umwihariko mbikuye ku mutima bari bahari abajyanama b'ubuzima umuyobozi w'umudugudu umutekano umunyamakuru abo bose bari bahari mu kumfasha gutangira iki gikorwa kandi bakishimiye banshimiye namwe kandi barabashimira byari biryoshye byari byiza nuko atari byiza kwerekana abana nubwo hari gihe wenda kera tuzakanyuzamo twabisabiye uburenganzira byari biryoshye kubona abayobozi barimo bagaburira abana nanjye numvaga biri kundohora mu mutwe ubu nabyutse saa 11 narindi mu gikoni netse ibiryo byiza byujuje intungamubiri abana banjye barimo bambwira ati ma twebwe kuki utajya udutekera gutya mama kutajya udutekera gutya baryohewe nabo bati natwe ujya udutekera gutya ni ibintu bishimishije rero kubona abayobozi batambukaga bakagaburira abana bakabakarabya bakabongera bagasuka ibikoma ukabona umupapa uri gusuka igikoma byari byiza ndabigukundishije agihoza abaza ati ikinyomoro cyakugezeho igirirye umuntu umwe wabonye ukuntu mu mutekano abwira umumama ati oya ati igirirye umuntu umwe baraguha iryawe kwica intungamubiri byari byiza cyane rero nagira ngo nkwakire iki gikorwa wakibonye ute se twiganye ba Tabita ba Dorcas baboshye imipira tukaba turi gukora ibese ni byiza kubigana nagira ngo mbakire nk'umubyeyi wanjye umuganiriza abantu badukurikiye murakoze cyane umukobwa wanjye ndamukunda kandi cyane kandi icyo mukundira nuko ntago ari umunyeshuri wiga ibyo yiza ngo abitereke aho ngaho yigendere cyangwa yibagirwe ikayigiyemo oya nikayigiyemo kera aragenda akayifata akongera agasubiramo icyo nyivugiye iki nuko imyaka myinshi tubanye ni myinshi tubanye ndaza kuyibara neza ubutanzayibabwira ni myinshi ko namumenye afite umwana we w'imfura kubw'ibyo rero ibyo yize icyo gihe ntago yigeze afata amakayi ngo ajugunye cyangwa twike tujya tubona abana batwika n'amakayi cyangwa se bakayajugunya cyangwa se ngo bakayakoramo ibiki ntazi genda umwarimu kazi ibyo ndabizi ko abana bimera ariko ndamushimiye ko muri make amasomo yize icyo gihe kugeza ubu ngubu aracyayasubiramo kandi agakora uko igihugu gikomeza mu iterambere niko ajyana nacyo ndetse ntanahweme kuza kwiga n'ibindi bishyashya aho abyigira akaza ati munyigisha ibindi bishyashya ndashaka kongera ubumenyi ndamushimiye yuko ari umwana ukunda kongera ubumenyi amen icyo ngicyo impamvu yacyo nanone ni iyihe nuko umuntu uba mu gisata cy'ivugabutumwa cyane
ahora yumva ijwi ry'Imana kandi ntakunze kuba ahantu hamwe, bityo rero yansize aho twahuriraga Kimisagara, niho ntuye na n'ubu, aza gutura muri aka gasozi. Mu gutura kuri aka gasozi rero ndagushimiye ko n'amakayi yawe wayimukanye, ukora iyo mirimo narayikurikiranye yose, bakecuru, ababyeyi batwite cyangwa bafite ibibazo bitandukanye, noneho ukaba weguye ikayi nanone yo gufasha abana kugira ngo wunganire leta, wunganire imiyoborere myiza mu nkingi zayo, byo bifasha umuturage gutera imbere. Harimo no kugaburira abana indyo yuzuye. Nayisanze hano mwayitetse, ndacyareba hariya kuri saramanje, ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Nabibonye bashyizeho n'akandi kantu gakomeye cyane, urabona ko nanjye nubwo nabibonye nakwigiyeho nanjye ikintu. Hari amavuta hariya sinari nyazi cyane, nari nzi Elayo, ariko ariya mavuta ni amavuta afasha umwana kongera abasirikare mu mubiri wiwe. Mwakoze cyane rero, ndagushimiye ko umurimo wo gukorera Imana uwongeraho no gukorera igihugu. Amen. Imana yaguhaye igihugu, ntizabura kuguha n'igihugu cy'ijuru. Nta nubwo wakorera igihugu cy'ijuru utakoreye hano mu isi. Niyo mpamvu nkwifurije kwaguka, ibintu mboneye hano byandenze. Bana barenga 35 n'abandi baje nyuma baracyarenga 40, wabagaburiye neza, indyo yuzuye, n'ababyeyi babo ntibasigara, bishimye, baririmbye indirimbo ngo sinogenda ntashimye. Biyibutse ibyiza byinshi byose wagiye ukora, ariko iki cyo cyabaye kiza cyane. Ndagushimiye rero kandi nkwifuriza gukomeza. Ufite igihugu, abayobozi nababonye hano bateye ubwuzu. Ufite igihugu, uzagenda neza kandi mu nkingi zose, cyane imibereho myiza, kuko n'ijambo ry'Imana rishingiye ku mibereho myiza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Aba bana uri gutegura gutya n'aba babyeyi tuzagirana ibiganiro byinshi n'amahugurwa, bizatera imbere kandi umudugudu wanyu uzagenda ukongeza akagari n'umurenge n'igihugu. Wakoze cyane, ndagushimiye kandi ukomerezeho. Imana y'amahoro izaguha umugisha. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. Yo nanezerewe mu kanya bahaye umwe mu ba mama baje baherekeje abana. Buri mwana yaje azanye n'umubyeyi we, akaba n'umubyeyi wari ufite abana 2, ufite abana 3, 4 gutyo. Mu kanya bahaye umubyeyi ijambo, umukecuru arahaguruka ati Imana ibaha umugisha. Umukecuru aravuze ati jyewe n'abuzukuru banjye nazanye, imbamutima zarazigaragaza ati Imana ibaha umugisha kudutekereza. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko turi kwigisha abantu gukorera Imana. Nshuti badukurikira kandi mudukurikirana, ibi harimo isomo ryo gukorera Imana mu buryo bwimbitse. Burya iyo utambuka ku muntu uhinduranya umwenda, uzi ko afite umwenda umwe, hano mba ndi kukwigisha ko ugomba kumwambika urukundo. Iyo ubyibuha ukabona urimo uragenda wibyibuhira, uca ku muntu ufite ikibazo cy'inzara, mugaburire. Intego y'ibi ngibi ni ukwigisha abantu gukorera Imana. Burya iyo uturanye n'abakene 5, utabasha gufata umwe ngo umugaburire kandi Uwiteka araguhaye ibiryo, ukamucaho ukigendera, icyo kintu mu gihindure. Intego y'iri vugabutumwa ry'imikorere, kugaburira abantu, kuzamura abantu mu bitekerereze, mu myizerere y'Imana no mu mirire, abantu bagakura. Ibi bifite icyo byigishaga. Turabashimiye rero ku bantu mwari mudukurikiye. Imana ibaha umugisha, kandi ukeneye kuduhamagara, ukeneye kudushyigikira nabyo birashoboka. Ukeneye ubundi bufasha mu ijambo ry'Imana, ukeneye ubufasha mu kuguhugura, ufite se ihungabana utiriwe ujya kwa muganga, twebwe turakuganiriza gusa no guseka. Yego cyane. Abonye ukuntu ababyeyi barize, babonye uburyo ki ni byiza. Ariko uzi kubona burya abakene bakeneye umukire.
n'umukire akeneye umukene turakenera hano ubukene bubi ni bwo ku mutima ubukene bubi ni bwo ku mutima uyu muntu akeneye n'urukundo niba nkeneye urukundo rume yego niba ukeneye ibirayi nanjye mbiguhe yego umvise ukuntu umuyobozi yatubwiye ati nanyuze ku muntu ateruye umwana ati umwana ndamufata umwana yaraguye hasi aramufata amwegamishaho amubwira ijambo ryiza amushubije nyina aramwanga ararira kubera iki abantu bakeneye umuntu babwira neza nimba ubuze n'icyo umuntu mubwire neza na Yesu niko yabigenzaga nimba ibintu ubona nta uyu mukene nimba nawe abona ntako ameze niyegera umukire amwima ariko yamuhaye niko umunyarwanda yavuze ngo nta wiyima umwima ahari cyane turabashishikariza rero kudatinda muri Bibiliya hari abantu bibera muri Bibiliya cyane ariko bakayibamo ntibanige muri Bibiliya handitsemo gukorera Imana iga ugende ushyire mu bikorwa repeta ugende ushyire mu bikorwa abantu benshi Imana irababwira ngo mujye gukorera Imana bakagira ngo irababwiye ngo nimujye kurepeta ahubwo yababwiye ni deni rikuru basigiye iry'urukundo ni deni umuntu ahorana ariko wowe urimo uragenda ugira ku madeni rwose nuko dufasha twese dukomeze ugira ideni rya banki ugira n'iry'urukundo ugira ideni ryo muri botike ariko ugiremo n'ideni ry'urukundo ibi bintu nta mbaraga zabikora z'amafaranga za danje zihari ariko urukundo rwonyine rugufasha gutekereza ikintu waho umuntu byibuza akishima uzi ko abantu bakeneye no kubona umuntu ubakunda umunsi nkoresha kira giterane usibye n'ibyo urukundo wanyeretse nirwo rungejeje hano nirwo rutumye nza nanjye nkaterura kome nkago urukundo wanyeretse burya Yesu yaravuze ngo amategeko yose irinini ni urukundo mukunda arishira ati mwakundanye nkuko nabakunze ko nanjye nabakunze mwakundanye nkuko nabakunze ntacyo mufite ntacyo muri cyo rero ni muri ubwo buryo twavugaga abantu b'Imana nibabwira ngo mujye gukorera Imana ntimukandikire za korari n'uburi no muri korari ni byiza ariko menya ko aba muri korari ugafata igisoro ukajya kwa muganga anamenye ngo ya korari yagiyemo agiye gukoramo iki ntabwo ari ukuri repeta za ndirimbo gusa narebe n'uwo barepetana azana uyu mwenda inshuro zingahe ese ko yayuye inshuro 3 utere n'ijisho kuri mugenzi wawe repetane umenye n'uko agukeneye nibyo urukundo egari ibikorwa iyo umuntu akunda umuntu aranamuha Imana aradukunze duha Yesu nawe nimba ufite urukundo reba ikintu wakora hanze ahangaha hari abantu bagukeneye hari abantu bagukeneye uzi ko hari umuntu wihata mu mwenda utakimukwira handi burya iyo wabyibushye Imana ibikubwiye ngo mwenda ntukiri wawe ukwira ubu hanze ahangaha hari abantu babitse imyenda ngo barindire ngo igihe bazagira kuri regime ngo akakenda turagukunda ngo igihe tuzagira kuri regime tukazakambara Imana iri kukubwira ngo mwenda si wawe uwo ukwiriye Imana ibaho umugisha rero turagira ngo kandi twerekeza ku musozo uyu mubyeyi twicaranye ubwo ni ku bantu batuye i Kigali afite ikigo cy'amashuri afite gardienne kubera icyizere cyo gukorera igihugu neza n'Imana bamuhaye na primaire gardienne ye na mwana wanjye w'umukobwa yayizemo aho yagiye kwiga primaire bamubajije aho yize gardienne kubera ubwenge bwinshi afite umukobwa w'umunyabwenge bwinshi cyane uribuka ko umunsi mwegeze kugucanga umubwiye ngo yandike 4 aragacurika arakubwira ati ugacuritse n'intebe ugacurukuye ni 4 ngo ni tabureti cyane yarafite imyaka 3 ari umunyabwenge bwinshi cyane iyi gardienne kandi kubera ko uyu mubyaro umunyamasengesho hari abantu benshi bagiye bayizanamo abana bafite ubumuga buturuka ku myuka mibi arabasengera ariko hari ikintu Imana yagukoresheje kuri kiriya kigo cy'ishuri n'izisaha yongeza hano ndakivuga igihe wakira wa mwana wari ufite ikibazo mu mutwe ukajya hagiye kukubaza nk'umunyamakuru wihangane nsigaye naraba umunyamakuru urabona uriya mwana wakiriye ufite ubumuga ukajya kugura igikwavu kinini ukamufungirana nacyo mu ishuri bagasaragurika akihondagura ku ntebe abikarangira akize
biriya bintu nibyo wize mu ishuri ni umwuka wera ubizana ibintu nka biriya ukora mfasha nimba hari n'akabanga umenere abadiregitirisi badukurikiye cyangwa abarezi nta kindi kuko twahuriye hano nyine ni ukubw'umurimo w'Imana kandi Imana igihishura ibintu byinshi cyane. Hari igihe umwana avuka agahura n'ibibazo avuka yego cyangwa akahura nabyo ari mu nda, yego hari udahura nabyo ari mu nda agahura nabyo avuka, yego inzira yanyuzemo nuko yakiriwe. yego Niyo mpamvu leta yacu basigaye banga ko umubyeyi abyarira mu rugo, agomba ajye kwa muganga. Hari amakuveze, hari iki bahita bakurikirana umwana. Ngira ngo nshishikarize ababyeyi rwose mujye mwumvira ubuyobozi wabukeneye yuko mugira imibereho myiza. Hanyuma rero umwana avuka gutyo, avuka neza nta n'ikibazo yahuye nacyo, aza guhura n'ikibazo noneho ku buriri kwa kundi muryamisha utwana twigaragura tw'amezi 4 5. Iyo nganiriza ababyeyi babwira ko umwe nabo bana bajya babasasira amatora hasi. Ntabwo ari byiza ku bitanda, ni bibi cyane kuko uko umusiga ujya mu kazi umukozi aba ari mu bituntu twinshi, umwana waba afite akazi ke akora kagaragaza imikurire ye, arikubita hasi ntabwo azi kwiramira cyangwa kumenya ngo hano bimeze gute. Rero yahuye n'icyo kibazo agwa. Rero icyo kintu ni Imana yagihishuye. Nganirije umubyeyi arambwira ngo niko bimeze, yaranamuvuje cyane bishoboka. Ariko noneho dukangurirwa kugira gute gukangura ubwonko bw'umwana. Hari ibintu byinshi bikangura ubwonko bw'umwana. Mu ijuru rero iyo bamenye n'ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo n'umunyamakuru turi kumwe nawe hano, aka kazi akora ajya amenya ngo ni Imana yakamuhaye. Ahangaha ahesha Imana icyubahiro hano muri aka kazi Imana yamuhaye, ahagarariye Imana, abikore neza kandi abikunze yihangana. Yego Imana izamuhishurira byinshi kandi izamuha n'umugisha. Yego noneho kandi urahanura nuko hanura nuko nguko nyine munyamakuru ubwo ibyo nabyo ubwo rero nanjye mu burezi kuva muri 91 ndi umurezi. Ubwonko bw'umwana n'umutwe w'umwana nuko umwana byose nzi kugendana nabyo. Kirushijeho nkasenga, urabizi nawe niko kazi ufite na n'ubu kandi n'ejo bundi urabona ko wagiye no mu ndege z'abana. Hanyuma rero ndagasubira cyane uzakere ku myamakuru na gari ya moshi urarira wenda gufata ni munshiremo. Yanakujyanaga kugira ngo uruhuke nawe kuko umwana ntakura ku mubyeyi, ukura ku mubyeyi yajyanye mu byicungo mu ndege n'aba tuzabajyana tuzabajyana. Rero umwana icyo kibazo mpishurirwa gukora icyo kintu, ngura ibikwavu 2 bitamukanguriza. Umunyabwenge cyane. Utumye rero nkomeza kukubaza, umwana akura ku manywa cyangwa akura nijoro dute? Gukura kumwe nyine urabona umuntu aravuka agakura, donc gukura biza nijoro umuntu aryamye umuntu ararakura cyangwa akura ku manywa agenda. Iyo ni imyumvire nyine kwa kundi baza ati mamedicatrice ndi gukura cyangwa yego ngo nzajya nipima hariya ku muryango kuko nunu ubwenge bwe nkamushyiraho akamakazi, nkamushyiraho akarongo kuri ubona abajyanama b'ubuzima bapima abana, akamushyiraho ubutaha kongera agenda areba santimetero z'umwana ariko bitewe n'indyo yuzuye wahaye umwana akamurinda kugwingira, haba mu gihagararo haba mu bwenge no mu mikure n'imbamutima ze. Wabonye umwana wanga ko bamuterura paka yirije fondation wenyine, yes aho ngaho niho umurebera ko umwana akura. Naho rero mu gihagararo ni bisanzwe arakura. Impamvu mubajije gutya rero mama Margarita yigeze kumbwira najyanye abana kumusura, abona ninjoro mbambitse amasarubeti amwe afunze amaguru. Murayabona amasarubeti ushyiramo umwana ugafunga amaguru. Ati Diave ntuzongera kwambika abana ibyo bintu nijoro niwe abana barara bakura. Atarakurira he ku kirenge ugifunze atazaba mugufi. Kandi ubwo byahise binjyamo ubwo ngura amasarubeti adafite ibirenge. Psychologically rero ni umubyeyi mukuru icyo yashakaga kukubwira niki, umwana iyo yariye neza kandi ukamuha keyaze neza, ukamuririmbira ukamusengera, urishuza umwana umuhe n'icyo umuhaye ukubita
dore uko kimeze nka nyina kimeze nka sekuru mbese ukamucyurira n'ibyo atanazi ni bibi cyane iyo umwana aryamye rero cya gihe aryamye niwo umubiri we ukora cyane uzabacunge nijoro ujya kubasura arirambura akaguru akakamanika ashaka nuko ngiye ejo ukasanga ngo yerekeje umutwe hepfo sinzi abantu uko basenga ngo abadayimoni bateye umwana wanjye nasanze abarozi bamucuritse ngo baramucurika oya rwose kajya turengera cyane niho ubwenge bwe na niyo mikurire ye myiza ariko ubwo murumva ntababarije utuntu twinshi mutari muzi mwahugiye muri za Bibiliya vugwa ngo amina abarozi baturoza abana ngo bacuramye ngo nabarozi hejuru y'undi hari umunsi nigeze kurana na Kariyonso gutya turanye mu gituza mbyutse ndamubura Yesu we mwana wanjye nagiye nsanga ageze hirya iriya yitambitse arya ndambika ikiganza ntimwamenyere ingabo iyi myuka inzererereza umwana ndakubita narakubise imyuka nta n'umwe nasize mu kirere ubwo urumva namwe mubimenye ko atari imyuka izerereza abana abayiri bakora cyane abari mu kazi rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane rero imikaya ye igakora okay hariho kandi ubu rero nabatumirije umuntu wizi by'abana turajya mu mwuka tunyarukira no mu by'umubiri hariho ababyeyi banga guha abana babo icyo kunywa nijoro kandi abana bagishaka ngo batanyara ku buriri aba babyeyi bameze gutya bababwira iki ayo makosa baracyayakorara barahari rwose nzi ngo ntashobora guha umwana icyo kunywa nijoro kandi ukabona umwana aragishaka we ngo anyara ku buriri wabatubwirira ngo iki ibyo ni ihohotera ahubwo urabahohotera cyane hari ukuntu utoza umwana kutanyara ku buriri hari uwo biza bikaba nk'aho ari uburwayi runaka nawe umujyana mu bajyanama b'ubuzima cyangwa kwa muganga mwumva mwa ababyeyi mwe ariko umwana niyo yakanguka nijoro akagusaba icyanywa kimuhe umubiri we uba ugisabye kuko nawe kigusaba ukumva urashaka kunywa akantu karimo isukari ukumva urashaka urimo gukora akazi kwa kundi twirirwa mu mujyi ukumva urashaka nk'akaji amazi ntuyanywe nawe aba ashaka umubiri we uba ubushatse hari n'igihe akubwira ngo ndashaka ibiryo kandi wamuzanira umugati akawanga akubwira ndashaka ibiryo byo mu isafuriya ati uyu mwana afite ingeso mbi oya hari n'igihe umuntu mukuru yumva anabishaka nawe kubera isoni ntabirye mujye mubaha banywe barye nibyo murakoze cyane rero Imana ibaha umugisha turagira ngo dusoze dusenga nakagaruka kandi turakomeje mujye mudutuma hepfo muri komantere niyo mpamvu tuzishyiraho mujye mutubwira muti bigezehe ibyo mwatangiye bigezehe mudutume muvuge muti umunsi ubwo mwageze ku bana bato mujye no mu bakecuru abakecuru bo ngira igikorwa cyabo cya rimwe mu mwaka mudutume muti tugerere no kuri bariya baniga aho muzantuma hose nzagenda Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane nkuko n'ubundi mwatangiye mudusengera reka n'ubundi musoze mudusengera Imana ibaha umugisha murakoze cyane Imana ibaha umugisha umunyamakuru wacu igikorwa gikomeze wumvise ko mudugudu ndatanga rekomandasiyo umuyobozi w'umudugudu n'abandi bari kumwe hano nafashe na telefone zabo bifuje ibintu byinshi bigari ibyo bintu byinshi bigari rero bikeneye amaboko mwanjye turi kumwe hano ndasaba n'abandi babyeyi bagufata amaboko ikomeze reka dusenge Imana rero ishobora byose ikomeze idushoboze n'ahandi hose aho tugiye hose dukomeze kuri umurimo urakoze Uwiteka Imana yacu urakoze cyane turagushimiye kandi dusoza kino kiganiro cyacu dusabye umugisha wawe hereza umugisha mama Lionel nyiri igikorwa twaje hano turi abashyitsi twaje hano tuje kumwunganira twaje hano tuje kumufata amaboko tumwifuriza gukomeza nakomeza ajya imbere kandi azagere cyane kure kuko igihugu cyacu gikeneye abagore nk'aba ngaba babyeyi nk'aba ngaba nkuko tugera ikirenge mu cy'umubyeyi nawe mukuru ukora ibi bikorwa tukamubona ku mafoto yicaye hagati mu bana
iyo ngiyo hirya yicaye abagaburira kuki tutabagaburira rero ntabwo akwiye kuvunika natwe turahari Imana rero turagusabye ngo udushoboze kugira ngo ibi bikorwa bikomeze mama Lionel umuha umugisha bababyeyi mu mudugudu baho umugisha abayobozi b'umudugudu baho umugisha aba bana ubarindire mu kuboko kwawe kandi ukomeze kutugirira neza nibitari ibi uzabikora nk'Imana kugira ngo tuzakumurikire ibikorwa byiza twakoze munyamakuru nawe umuha umugisha kugira ngo nawe akomeze uyu murimo neza uzamuhesha umugisha ku isi no mu ijuru mu izina rya Yesu amen amen.